igitangaza cyane. Goliyati atarava ku buzima bwawe ntago wari guhura n'umugisha wawe, ariko Imana yambwiye ngo hari Goliyati Imana ikuye ku buzima bwawe, hari agaciro Imana iguhaye, hari igisuzuguriro Imana igukuyeho. Maze igihe muri Kanani, maze igihe mu rutayu, ariko Imana iravuze ngo hari Goliyati Imana ikuye ku buzima bwawe. Biravuze ngo Goliyati arapfa, amaze gupfa uyu mwana aramusanga ngahita mukata igihanga. Biravuze ngo inkota baguteye Imana ikoresheje itegeko nibigiye gukata, ntagariho nagendere. Biravuze ngo nuko amaze gukora bino bintu Dawidi ngo Abiseri baramwogeza, bamweze kumwogeza baravuga ngo umwami Sawuli yishinzo b'Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo twe turi inzandiko zisomwa na bose. Nagari ryo nagendera, ariko ndi kuvuga mu ncamake za Dawidi kuko ngiye gusoza, tugiye gusenga. Biravuze ngo nuko arangije ahita amanuka ku mugezi mu gitondo atora amabuye 5. Akimara gutora amabuye 5 ahura na Goliyati mu rugamba rw'amahina cyangwa se uyu Mufilistiya. Biravuze ngo uyu Mufilistiya yari afite mikoro kwa mwene Miyeri. Bishatse kuvuga iki? Uyu mwana atuye ahantu hasigajwe n'amateka, ahantu hatakibukwa. Aramubwira ngo kandi uyu mwana nubwo ahari yamugaye ibirenge, ntago agenda, ntago yakinjira ubwami. Kandi uyu mwana ntago yari yaravutse amugaye ibirenge, hoya, uyu mwana yavutse ari muzima nk'abandi. Ariko bitewe n'ukuntu Sawuli yayoboye nabi, tugira neza wigendere, Imana izaguhembera ineza wagize. Bitewe n'ukuntu Sawuli yayoboye nabi, biravuze ngo umukozi wahekaga uyu mwana kuko ababyeyi Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza. Nk'uko mubibona rero kuri kamera zacu twakiriye umukozi w'Imana. N'ubwa mbere tumwakiriye. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu nashimye. Yesu ahabwe icyubahiro. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza, turashima Imana. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu badukurikiye uyu munsi. Urakoze. Amazina n'ubundi ni Emmanuel Hashakimana. Hashakimana Emmanuel. Urakoze cyane. Ukaba uri umusore cyangwa uri umupapa? Ni ukuvuga ngo ndi umusore ariko uri hafi kuza kubivamo. Ufite sheri? Ndamufite. Urakoze. Gapome karahari. Karahari. Ngaho rero reka tukwakire usenge Imana. Urakoze. Witeka Mana nziza, uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera, urubwuga mu buzima bw'abakwiringiye, uri gakinga k'amakuba. Nukuri turagushimye, turaguhimbaje, watanze ingabo nyinshi, nukuri zapfuye ku bwacu, hari ibitambo byatambutse kuko hari abantu bisasi igitaka bagiye kwiyorosa ikindi, kuba tutabonetsemo suko tuvuka akomeye, nuko dufite uburanga, ahubwo n'urukundo rwawe. Bivuze ngo wongeye watwibutse, wongeye utugira urukundo kuko uri urukundo. Nta na kimwe uhanye nacyo ku isi, nta na kimwe uhane nacyo ku isi kuko wavutse utagira ubwoba. Hari ibintu utagihuriyeho n'abana b'abantu ndetse n'ibindi. Uri Imana y'urukundo. Icya kabiri kandi uri Imana y'imbabazi. Turi imbere yawe rero, nyemerera n'abari njyewe ahubwo abari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze rero ubwo maze gusenga Imana. Reka rero noneho tukwakire utugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe uno munsi. Imana ishimwe kandi Yesu aguha umugisha. Urakoze. Hari agatero kamwe ngiye kuririmba k'indirimbo yanjye kugira ngo numva Imana ikamase. Ni indirimbo nakoze ubwo nari mvuye mu rugendo rw'ishuri. Aravuga ngo imureke mbabwire uburyo Yesu agira neza, imureke mbabwire uburyo Yesu agira neza. Nabagandi mu busenze Satana atene byiza, nabagandi mu busambanyi Satana atene byiza. Yesu we yandeba akumva angiriye muwe, nimureke mbabwire Yesu aradukunda,
shuti mwene data reka mbikubwire wigize inakoreka dore warenze ihaniro ukugera inama wese uravuga ngo yasaze nushake nanjye unyanga ariko mbikubwire nudasubira mu nzira dore umuriro urakwakiye. Imana ibaha umugisha. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Samweli wa 2 turasoma ibice 9 turahera ku murongo waho turasoma umurongo waho wa 8 twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo. Nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Imana igumugisha. Soma no hejuru titire hejuru ku murongo wa mbere kugira ngo abantu tuze kugendanamo neza. Ku murongo wa mbere Bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Imana iguha umugisha. Amen. Nzanye ijambo rifite umutwe uvuga ngo guhabwa agaciro ariko ugahawe n'Uwiteka, cyangwa se guhabwa ijambo ariko urihawe n'Imana. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo nuko Dawidi aravuga ngo mbese nta muntu wasigaye mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza y'Imana ku bwa Yonatani. Hanyuma uyu ni Dawidi. Amateka ya Dawidi twese turayazi. Ni umwana yakuzwe batamukunda, imiryango itamukunda, bakuriye batamukunda, cyane cyane ko uyu mwana yavutse mu buryo butemewe, rebo enetaya sikamando yasire. Hanyuma amaze kuvuka ngo bamugirire ishyari. Bamaze kumugirira ishyari ngo ise bibonye nk'umuntu mukuru aravuga ngo uyu niwe bucura bwanjye ntabwo nakemera akapfira muri bakuru be, ngahita yigira inama yo kumushakira inama ngamwoherereza mu ishyamba. Biravuze ngo Dawidi agiye kwiga ishuri ritazwi. Nawe uri kwiga ishuri ritazwi, iryo shuri ririmo rizwi nawe n'Imana. Undi hari abantu biga amashuri azwi n'abantu biga amashuri atazwi. Umwana wiga ataha atandukanye n'umwana wiga muri eterina, kuko uyu wiga ataha hari ibyo abona uwo muri eterina atabona. Biravuze ngo bakuru be hari ibyo babonaga nk'abana mu rugo, ariko Dawidi kuko yari ari mu ishyamba hari ibyo atabonaga. Biravuze ngo yari ari kwiga ishuri ritazwi, enebo enetaya mando yasika. Hanyuma Dawidi ngagezeyo yubaha Imana. Nagira ngo nkubwire mu kigeragezo uhagazemo ubaha Imana nayo izakubahisha. Hanyuma uyu Dawidi ngakajya asenga Imana, nasibe gukora nibature, nasibe kwiyiriza, ariko Imana ikarushaho kumwishimira. Biravuze ngo nuko igihe kimwe Imana itihagurutse umuhanuzi bita Samweli. Ni igihe Sawuli yari yanze kumvira Imana, yamutumye kujya kurimbura umujyi w'Niniri. Biravuze ngo Sawuli aragenda arobanurira intama ndetse n'inka ngo bigera ku Mana, kuko yari yanze kumvira Imana. Tugeze mu gihe iyo wanze kumvira Imana, Imana iraguca. Narivuze ngo iyo wanze kumvira Imana egara Imana kuguca. Kandi nanone iyo wumvira Imana abantu baraguca, ariko umvira Imana kuko ahari Imana haba hari n'abantu. Ngo nuko uyu mugabo yanga kumvira Imana, Imana imutumaho Samweli. Samweli amugezeho bitewe n'icubahiro uyu mwami yari afite Sawuli, ngamureba araseseme, yanga kumvira iby'Imana imutumyeho. Ngahindukiye agira ikintu cyitwa agasuzuguro, ngahita amufata ikinyita aragikata. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo nuko Samweli arahindukira nk'umuhanuzi w'Imana. Reka nkubwire, ujya wumvira Imana. Umuririmbyi 388 yaravuze ngo za wumvira umwuka na soni uzagira niwumvira mwuka. Biravuze ngahita yindukira ngahita amubwira ngo uko ukase uno mwitaro waje, uko ukase ikinyita cyane ni nako mwijuru baguciye. Imana itibwira Samweli ati wowe uzuza ihembe ryawe amavuta, bivuze ngo kora amasengesho. Njewe ngiye kugutuma kwa Yesaya w'i Betelehemu. Hari umwana nkunda w'umutima wanjye ukunda kandi ukishimira. Biravuze ngo Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo kandi ntuzarebe ku gihagararo, ntuzarebe ku rubanga, ntuzarebe ku buranga, njewe nzakorana nawe. Biravuze ngo Samweli aryuzuza amavuta aragenda. Ageze kwa Yesaya w'i Betelehemu
akimara kuhagera ngo arebye Eliyabu ngo nuko ngo yibwira ko ari we Imana yamubwiye kandi Imana yari yamubujije. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo Imana ikora igito n'ikora igikomeye. Wibona Imana ikoza gatoya ngo biveho ya, ahubwo guma ku Mana kuko ije gukora n'ibiruta ibyo yakubwiye. Bibiri avuze ngo nuko amena amavuta yanga kumanuka kuko Imana yari yamubwiye yari atarahagera. Imana itaraguhuza n'igitangaza cyawe ntabwo uragira ijambo. Imana itaraguhuza n'umuntu ugufite umugisha ntabwo wirwemerwe. Ariko nazanye ijambo rivuga ngo hari agaciro utahawe Imana igiye kuguhereza. Hanyuma biravuze ngo nuko igihe kiragera Dawidi baramutumizaho amavuta yanze kumanuka. Bamutumijeho ngo nuko muri ako kanya aza yivuga Zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi niyicaye n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa n'ijoro kuko uwo nguwo azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Biravuze ngo ntabwo kino giti kijya cyuma ahubwo aya mazi ahora akivomerera. Ndikumva ndi mu mavuta na lebo kitamando yasika shato kidemando lebo yene sasoma. Ndikumva Imana yavuganye nanjye ngo hari agaciro utegeze uhabwa wowe nkurikiye, ariko hari agaciro Imana igiye kuguhereza. Biravuze ngo duko Dawidi bamutumizaho, Dawidi bamumenaho amavuta, ariko arangije asubira mu ishyamba. Reka nkubwire wowe uneze amatwi, kuba Imana yaraguhamagaye ntabwo bivuze ngo irahita igutabara. Ntabwo yagutabara itaragutoza bino bintu bitatu. Icya mbere ni yagutabara itarakwigisha gusenga, icya kabiri ni yagutabara itarakwigisha umuntu, icya gatatu ni yagutabara itarakwambika imbaraga, icya kane ni yagutabara utaraseba. Dawidi asubira mu ishyamba, ariko agenda Imana imukunda imufiteho umugambi ngo nukarushaho kugirana ubusabane n'Imana. Mwifurije kongera ukagirana ubusabane n'Imana. Ntabwo igihe duhagazemo ari cyo gutakariza Imana icyizere, no, ahubwo ni cyo kugirira Imana icyizere. Ntabwo Imana tuyirebera mu byo itarakora kuko ntabwo tubizi, twebwe tuyirebera mu byo yakoze biduha icyizere ko n'ibyo itarakora ije kubikora. Tuvuge ngo amen. Hanyuma uyu Dawidi igihe kiragera ngo Abafilisitiya bigabiza igihugu cya Isiraheli. Biravuze ngo nuko bose baratatana baragenda, ariko ngo igihe kimwe Dawidi aramanuka aza kureba umuryango we ngo nuko se aramubwira ngo bakuru we bamaze iminsi 3 batarya bari ku rugamba, ese wabasura, ese wabageraho? Dawidi nk'umwana watojwe biravuze ngo arabyemera aragenda. Agezeyo ngasanga ngo ubwoko bwa Isirayeli Abisirayeli barimo barirukanka bajya mu buvumo batatana. Ngagije ngarabaza ngo muko yambwira ngo ceceka, izi ntago ari za nama za data uragiye, wowe subira mu ishyamba icyo uzi n'ukuragira. Ariko nuko muri ako kanya kuko yari mu mugambi w'Imana, reka mubwire mama kuko uri mu mugambi w'Imana bizakugira ariko bizagusigura imuzima. Bazagutera batayibajije gutabara itabagishije inama, kubera ko ibihe uhagazemo bigiye gushira. Ndumva ndi mu mavuta, natumwe no guhanurira ubuzima bwawe wonteza amatwi. Biravuze ngo nuko ahita aboneka umubyeyi wari uri gutambuka, bari kwiruka mu bwate ahangaha byaranze, hari umufite w'abisa Goliyati. Umwami yatanze itegeko avuga ngo umuntu uzamwica icya mbere azamuha inyenyeri ubwami, icya kabiri azamushingira umukobwa we. Dawidi avuga ijambo rikomeye, avuga ngo mbese uwo Mufilisitiya yaba yarakebwe, yaba azi Imana ya Isiraheli? Bavuga ngo ntago yakebwe, mbese ubundi ingabo zikurwanya zaba zizi Imana usenga? Mbese abazimu bagutera baba bazi ijambo wavuganye n'Imana? Reka nkuhanurire uneza amatwi, ntago Satani azi ububiko isezerano ryawe ribitsemo. Ndakurahiye nubwo arasinigera guhiga ntago azi kava Imana yabitsemo icyo yavuganye nawe. Abantu bazi kukureba, abantu bazi ikikwicariye, ariko ntabwo bazi ikikwicayemo, kubera ko ikikwicayemo nicyo gifite umumaro. Yakuremeye yo kuvukira n'iza wo gusazira kwawe. Witindwa n'igihe kuko hari iminsi ze gutungura ibihe.
Narivuze ngo witinda ku gihe, ahubwo hari umunsi ugiye, hari iminsi igiye kuza igatungura ibi uhagazemo. Aho waburiye ijambo ukahagirira ijambo, aho waburiye agaciro ukahagirira agaciro. Nazanye ijambo rivuga ngo guhabwa agaciro n'Uwiteka. Ni usengo nuko yagera umwami avuga ibigwi, amaze kuvuga ibigwi bye ngo umwami yambura imyambaro arayimwamika. Dawidi aravuga ngo hoya ndaga imyambaro nyishaka, kubera ko imyambaro ya Sawuli yari yaramennye amaraso. Hari imyambaro tudakuriye kwambara nk'abakozi b'Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo twe turi inzandiko zisomwa na bose. Nagari byo nagendera, ariko ndi kuvuga mu ncamake za Dawidi, kuko ngiye gusoza tugiye gusenga. Biravuze ngo nuko arangije ahita amanuka ku mugezi mu gitondo, atora amabuye 5. Akimara gutora amabuye 5 ngahurira na Goliyati mu rugamba rw'amahina, cyangwa se uyu Mufilistiya. Biravuze ngo uyu Mufilistiya yari afite mikono mu butambike 30, ngo muhagarike yari afite mikono 60. ngo nukamubonye ngaravuga ngo nagize ngo banzana ingabo nyinshi cyane, none niwe wakana. Umva kuntu Dawidi yamubwiye umuntu wavuganye n'Imana, nubwo yarwanwa ariko ntiyapfa. Umuntu wavuganye n'Imana, Imana ije kumutabara, ntawe ituma ahubwo iriyizira. Umuntu wavuganye n'Imana arindwa ibihe byose. Biravuze ngo Dawidi aramubwira ngo waneranya agacumu n'agacumu, ariko ndagukubita mu izina ry'Imana Isirayeli wasuzuguye. Biravuze ngo ahita akaraga ibuye, ngarangije ngararyohereza. Iri buye risobanuye Kristo. Yesu yaravuze ngo ni njye buye rizima rikomeza ipfuruka. Kristo aragenda kubita mu mutwe wa Goliyati, Goliyati ikubita hasi. Narivuze ngo hari Goliyati Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari igitare cyari kiri imbere yawe Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari Goliyati Imana ikuye ku buzima bwawe. Gitangaza cyane, Goliyati atarava ku buzima bwawe ntago wari guhura n'umugisha wawe, ariko Imana yambwiye ngo hari Goliyati Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari agaciro Imana iguhaye, hari igisuzuguriro Imana igukuyeho. Maze igihe muri Kanani, maze igihe mu butayu, ariko Imana iravuze ngo hari Goliyati Imana ikuye ku buzima bwawe. Biravuze ngo Goliyati arapfa. Amaze gupfa uyu mwana aramusanga, ngahita mukata igihanga. Biravuze ngo inkota baguteye Imana ikoresheje itegeko nibigiye gukata. Nagariho nagendere. Biravuze ngo nuko amaze gukura bino bintu Dawidi, ngo Abisirayeli baramwogeza. Bamweze kumwogeza baravuga ngo umwami Sawuli yishe inzovu, yishe intama, yica ariko Dawidi yishe inzovu. Ngo nuko ishyari rirahaguruka. Rimaze guhaguruka ngo Imana ifata umutima wa Dawidi ngikuranya, ifata n'umutima w'umuhungu wa Sawuli wita Yonatani, ngo ugira agati gakuranyije ibagira umwe. Hanyuma Dawidi arahunga ajya Nayote y'Irama. Amaze kugera Nayote y'Irama, biravuze ngo nuko uyu mwana Yonatani akajya amuhumuriza, akamubwira ati humura, nubwo tataguhiga, nubwo Satani arwana inyenyeri yawe, ariko ntago azagera kubona. Humura uzaba umwami, ntago nge nzaba umwami, ahubwo ni wowe uzaba umwami. Biravuze ngo igihe kiragera uyu Yonatani arapfa. Yonatani amaze gupfa, Helai takibo mando yasika tarasire wiregirima ndikumva Imana. Yonatani amaze gupfa, biravuze ngo igihe kiragera uyu mwami, uyu Dawidi Imana imukura mu butayu, nkuko natwe Imana ije kudukura mu butayu tumazemo igihe. Hanyuma imaze kumukura mu butayu, biravuze ngo Sawuli arapfa. Apfuye Dawidi biba ngombwa akaba umwami. Hanyuma amaze kuba umwami, ngo nuko igihe kimwe yicaye ku ntebe, ngo yibuka ineza y'Imana. Mama nawe birakwiriye ko wakibuka ineza y'Imana, witakariza Imana icyizere, wiyirebera mu byitarakura papa, wiyirebera mu byitarakura wa mukobwa we, wa musore wiyirebera mu byitarakura. Hari ibintu Imana yakoze nawe urabibona, ubona ko ari Imana ibikoze. Yirebere mu bintu Imana yakoze, biguha icyizere ko hari n'ibindi ije gukora. Dawidi arabyibuka, hasubiza amaso inyuma, ahita yandika Zaburi y'ijana ya 43:6. Aravuga ngo nibutse iminsi ya kera muramburiye amaboko. Ahita yibuka kuntu Imana yabanye nawe, buryo yamucikishije, uburyo yakuye Sawuli ku ngoma ikamwimika, ariko ahita yibuka ineza ya Yonatani. Ahita avuga ngo natitaye ku bugome Sawuli yangiriye, ahubwo nibutse ineza y'umuvandimwe Yonatani. Nta muntu n'umwe wasigaye mu muryango wo kwa Sawuli, njyewe ngo mugirire neza ineza y'Imana kubw'ineza Yonatani yangiriye. Umva kuntu Bibiliya ivuze. Biravuze ngo hariho umugaragu
wasigaye wari umurinzi mu bwami bwa Sawuli bitaga Siba. Uyu Siba niwe wari warasigaye nk'umuntu uzabara inkuru. Bamutumizaho ngaza kureba umwami Dawidi. Dawidi aramubaza ngo mbese ni wowe Siba? Siba aramusubiza ngo ninjye mwami, ninjye umugaragu wawe. Aramubaza ngo none nta muntu wasigaye? Lebo kita mando ya silele shato kide mando ya kibo tarasire wiri nta muntu wasigaye lebo ene takibo shato kide mando asika ngo muzirire neza y'Imana kubgayo Natani. Haleluya. Siba aramubwira ngo nukuri mwami, uyu muntu arahari ariko afite ikibazo. Urumva hari abantu bajya bazana impamvu mu murimo w'Imana bakibwira ko Imana igutabaye bitakunda. Umwami amubajije ko nta muntu wasigaye ariko amubwiye ko ahari, ariko ageretseho impamvu kandi nta mpamvu yamubajije. Hari abantu bajya gusenga bagusenya. Hari abantu bumva ko utatabarwa, ariko ejo bundi Imana ibwiye Yeremiya iramubwiye ngo nakumenye narakurema. Ndangije ndakweza utarabura usoro mu nda mama wawe nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko abakurwanya Imana yakumenye bobo itarabamenye. Haleluya. Icyo uzaba kibitse mu mugambi w'Imana ntabwo icyo uzaba kibitse mu mugambi w'abantu, icyo uzaba kibitse mu mugambi w'Imana. Kandi icyo uzaba muragendana, ikora igito n'ikora igikomeye. Ikiza gripe n'ikiza umugongo, ikiza umutwe n'ikiza kanseri. Niki kibateye ubwoba? Hoya n'amasezerano yose azasubizwa nuko umuntu yapfukamye agasenga. Hari ikigeragezo kiva hari uko umuntu yizeye. Icyo usabwa nuko izera kandi ugasenga. Hari ariko Imana igiye gukura ku buzima bwawe. Haleluya. Ahita atanga impamvu. Aramubwira ngo ntago impamvu nazikubajije. Njyewe icyo neneye arahari. Siba aramubwira ngo arahari. Yitwa Mifobosheti. Atuye Eradobayi mu rugo kwa Makiri kwa mwene Miyeri. Bishatse kuvuga iki? Uyu mwana atuye ahantu hasigajwe n'amateka, ahantu hatakibukwa. Aramubwira ngo kandi uyu mwana nubwo ahari yamugaye ibirenge, ntago agenda, ntago yakinjira ubwami. Kandi uyu mwana ntago yari yaravutse amugaye ibirenge. Hoya, uyu mwana yavutse ari muzima nk'abandi, ariko bitewe n'ukuntu Sawuli yayoboye nabi. Jugira neza wigendere, Imana izaguhembera neza wagize. Bitewe n'ukuntu Sawuli yayoboye nabi, biravuze ngo umukozi wahekaga uyu mwana kuko ababyeyi bari barapfuye, akimara kumva ko Sawuli yavuye ku ngoma, biravuze ngo yaramujishuye. Uyu mwana yikubita hasi, arangije amugara ibirenge. Dore icya kabiri cyateye umwana agahinda, uyu mwana yavutse Imana irimo iraca ubwami iwabo. Kuko uyu mwana yari umwana w'umutambyi, yari umwana wo mu bwami, ariko agira agahinda avukira ahantu hari iki Imana iri guca ubwami iwabo. Hanyuma ngo nuko aravuga ngo yamugaye ibirenge ntago yazahani bwami. Umwami aramubwira ngo ibyo ntago bindeba, icyo nyeneye muzane. Ngo nuko Mifobosheti ava Eradobayi mu rugo kwa Makiri kwa mwene Miyeri yitaba umwami mu bwami. Ngo nuko ahageze niho twasomye. Ngaramubaza ngo mbese ni we Mifobosheti? Arambwira ngo ninzewe mwami. Aramubwira ngo humura, sinzabura kukugirira ineza y'Imana ku bwaso, kubera yuko utazongera elebo kita mando ya sire tarasi enekuta arabi mora ndakumva, kuko utazongera gusubira ahantu hasigajwe n'amateka. Uzagirira ku ntebe y'umwami nk'umwana, uzagirira ubwami, urire ku ntebe yawe, urire ku ntebe y'umwana w'umwami. Bivuze ngo ube umwana w'umwami. Arambwira ngo kandi icyo ngiye gukora, ngiye kugusubiza imidugudu y'iwanyu, imidugudu ya sokuru wawe Sawuli y'inyarurembo. Biravuze ngo umwana ahitagwa hasi yubamye. Aravuga ngo uzaheza he kungirira neza ko ndi intumbi y'imbwa. Aramubwira ngo wigira ikibazo Mifobosheti.
sinzabura kukugirira neza. Ineza y'Imana, hari ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Haleluya. Hari agaciro Imana iguhaye. Dawidi Imana imuhaye agaciro, ariko ntabwo yibagiye agaciro k'Imana, ahubwo yibutse ineza y'Imana. Mifosheti nawe Imana imuha agaciro, kuko hari ibyiwe yari yaranyazwe by'imiryango we, Imana irabimusubiza. Hari agaciro wambuwe, Imana igiye kugusubiza. Haleluya. Hari intebe Imana igiye kugwicazaho. Hari imirimo wakoze ntiwayihemberwa, ariko Imana igiye kuyiguhembera. Hari amasengesho wakoze Imana ikwibukiyeho. Hari ubutayu watereye Imana ikwibukiyeho. Hari abo wafashije Imana ikwibukiyeho. Harebo enetaya sikamando ya sika. Hari ikigeragezo umazemo igihe, ariko Imana igiye kukigukuramo. Hari agaciro Imana ikuzaniye. Iyo birenze inkombe ntabwo biba birenze ijambo Imana yavuze. Haleluya. Byarenga abana b'abantu, ariko ntabwo byarenga ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Niki kiguteye ubwoba? Niki kiguhangayikije? Imana yambwiye ngo abantu muhagaritse umutima, mwatakarije Imana icyizere, kandi Imana ije gukora ku buzima bwayo. Yambwiye ngo hari abantu badafite ijambo, hari abantu basigajwe inyuma, hari abantu batakirebwa, hari abantu badafite uruvugiro, hari abantu bibaza igihe Imana izabatabarira, ariko Imana yambwiye ngo hari agaciro Imana ibazaniye. Haleluya. Yesaya niyo wabihanuye 57 aravuga ngo kuko umwami Imana azanabara. Nicyo gituma namwara, aravuga ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare, aravuga ngo nzike zangirane. Imana irambwiye ngo hari abantu Imana ije kugirira neza, hari abantu Imana yongeye kugarukaho, hari abantu Imana yongeye kwibuka. Ndabona marayika w'Imana yamanutse, ndabona amatangazo bari baramanitse marayika w'Imana yamanura, ndabona abantu basubizwamo imbaraga, ndabona abantu bakurwa kwa muganga, ndabona abantu bakira amakanseri, ene kutarebo ene sasoba, ndabona abantu bahabwa agaciro, ndabona abantu bahabwa amaviza, ndabona abantu rebo ene tayasire shato kidemando yasika, ndabona ingo zari zarasenyutse Yesu yongera kuzubaka, ndabona wowe maze igihe usengera urubyaro, ndabona na marayika w'Imana amarukiye kuza kuguhereza urubyaro. Imiryango yari yaragutaye, nta jambo wagiraga, ariko ndabona marayika w'Imana amanukira kuza kuguhereza ijambo. Ni wakira agaciro uhawe n'Imana, ni wakira igisubizo uhawe n'Imana, ni wakira ijambo uhawe n'Imana, ni wakire kuvuga nawe bigakunda, ni wakire kujya mu kazi nawe ugakora bigakunda, ni wakire ene kutarebo ene sasoma, ni wakire guheka, ni wakire gukora, akira gucuruza. Hari nyatsi bari baraguterereje wakoraga bikanga, ariko Imana irambwenga izo nyatsi Imana ikuyeho uwo muvumo, Imana ikuyeho iyo mitongero batongera, Imana ikuyeho izo mbaraga zo mu bapfu. Imana irambwiye ngo ni wakire kuko bakunze gukiranuka, nicyo Uwiteka aje gukira, aje kugukiriza. Wanze baguhinduye nk'umusazi ku isi, ariko Imana irambwiye ngo ni wakira agaciro. Uwiteka yahinduye amateka, abantu bahindura amagambo. Akira agaciro mama, akira agaciro wa mukobwa, bo wabengwaga wateretagwa, ariko nukora ubuki. Imana irambwiye ngo igihe kirageze kugira ngo winjire muri Kanani yawe. Haleluya. Hari intebe y'icyubahiro Imana ikwicajeho. Ndabona marayika w'umurabyo, hari marayika Imana imanuye ku buzima bwawe. Uyu marayika aje mu rwego rw'umurabyo, aje nk'umuntu ufotoye ifoto. Urabona ifoto irakubita ikagenda, marayika uje aje kujya korana nawe, aje kujya kora ibintu abantu batareba, nawe nuzamurebesha amaso, ariko azajya agendana nawe, azajya korana nawe, kubera ko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe Imana irakirinda kandi ikagisoza. Imana irambwiye ngo mbere y'igihe sigi na nyuma y'igihe sigi, ahubwo igihe ni iki. Imana irambwiye ngo ni wakira urufunguzo rw'umugisha wawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane ku ijambo ryiza uduhaye. Nyemerera utambutse nimero ya telefone, umuntu yakwifuza gusengana nawe, kuvugana nawe, utambutse nimero yawe ya telefone. Nomero ni 07 30 62 21 0. Subiremo 07 30 62 21 0. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereza umugisha ko wahisemo kubana natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, Imana iraguhereza umugisha.